Hello, twongeye kubaha ikaze ku Inkuru TV aho turi kubagezaho inkuru y'urukundo rw'inyabutatu ukuntu bakundanye ari batatu. Ubushize twari twagarukiye ku gice cya 9 aho Dave na Anna bari bari kuganira bagahita babona umushyitsi batunguye, umusore mwiza cyane rwose akaba arinjiye akinjira ari kumwenyura. Dave akamureba ubona afite jalousie ariko iyo si umuntu, kandi mu bigaragara arasa nkaho aziranye na Anna. Nuko Anna akahita bati yoo mana yanjye Justin nawe ati amakuru y'umukobwa mwiza, warashyingiwe? Warashyingiwe? Nuko Anna ati nukuri ndishimye cyane kukubona hano Justin. Nuko Justin nawe akahita aza akamuhobera akamuhaye akabizu ku itama ati nanjye rwose ni ukuri ndishimye pe, ndishimye cyane. Ariko hagati aho nta n'ubwo wigeze unanumera no mu bukwe bwawe. Nuko Anna akahita bati rwose umbabarire ntabwo nigeze nshobora kuguhamagara. Justin ati nta kibazo, narakubabariye rwose n'ubu ndakubabariye. Nuko Anna akahita amubwira ngaho hura n'umugabo wanjye rero umusuhuze, yitwa Dave. Nuko bakahita basuhuzanya akamubwira nti mwiriwe neza Mr. Dave, nishimiye guhura namwe. Dave ati nishimiye guhura namwe. Nuko Anna akahita bati reka nze rero mugusobanurire uwo ari we. Justin ati oya reka ndivuga ubwanjye njyenyine. Anna ati okay, uko ubishaka rwose nakubwira iki. Justin akahita atangira kwisobanura uwo ari we ku mugabo, kuri Dave ku mugabo wa Anna. Ati nitwa Justin nkaba ndi mubyara wa Anna. Ati twarakuranye kera tukiri batoya. Nuko Dave ati nkabibona rata, nkabibona kumbi uri mubyara wiwe. Nuko rero Justin akahita ahindukira akareba Anna akahita amubwira Anna wahisemo neza rero, waratomboye, ufite umugabo mwiza. Dave ndabona ari umugabo mwiza rwose. Nuko Dave akahita abwira Justin ati urakoze cyane Justin, tubahaye ibyicaro mwakwicara, ariko hagati aho mbiseguye kuko mfite akazi ndi gukora, ntabwo ndi bukomeze kwicarana namwe, reka nze ngewe ngende, turaza gusubira. Ati nta kibazo rwose. Uko niko Justin yamusubije. Nuko rero Justin akicarana na Anna mubyara we bagatangira kuganira. Justin bamuhaye icyo kunywa nk'umushyitsi ari kunywa ariko baganira, nakamubwira ati bite amakuru y'ababyeyi ko bo batigeze baza sinaha. Nuko Justin akahita amusubiza ati bagiye gutembera mu biruhuko. Ngaho rero mbwira, uko niko natangiye mbwira ngaho rero mbwira ni gute waje kumenya ko nakoze ubukwe, ko ntabyo nakubwiye bibwiye n'iki. Ahita ambwira nti umva anko nyine, ubwo ari kuvuga se wana, anko nyine yarampamagaye aranje arabimbwira. Anateye kumbi papa yaraguhamagaye, nkabibona rata, mbese nyine nari ntangaye impamvu uje kudusura nkabibona. Nuko Justin akahita ambwira none se yanambwira urishimye mu rushako rwawe, urishimye? Nuko Anna akahita ambwira ni yego ndishimye cyane rwose, kubeshya kwihagararaho. Justin ntiyanyura ku ruhande ahita ambwira rero papa wawe yarambwiye byinshi kuri Dave, yanambwiye yuko atanagukunda. Nuko Anna kagahita gahengeka iminwa kakabona ko bakavumbuye kandi kari gatangiye kubeshya, kakahita kavuga ni ukuri njye ndamukunda cyane Justin, ndamukunda cyane, kandi nawe urabizi uruhande rumwe rw'urukundo rujya rubamo ububabare, uburibwe, nyine nta kundi, gusa icyo nzi nyine ndamukunda cyane. Nuko Justin akareba Anna mu maso akamubwira numva
reka nkubwire rero, muha igihe azagukunda, nabonye ari umuntu uca bugufi, azagukunda rwose. Nuko Ana agahita amubwira ati nanjye njya mbibonera, ndabibona mu nzozi ndi kurota, nkabona ni ukuri ari we rukundo rwanjye. Ati kumbe uranamurota? Ati ariko buriya ndi hano kugira ngo nanagufashe. Uko niko Justin yahise abwira Ana. Ndi hano kugira ngo nkufashe. Ana ati ngo iki? Uri hano kugira ngo umfashe? Ubwo se wamfasha gute? Umva, ugomba gutuma asobanukirwa yuko ari we nyine yitekerezaho, akaza gusobanukirwa yuko umukunda cyane. Urabizi yuko ibikorwa bivuga cyane kurusha amagambo. Njye rero mfite plan rwose, kandi ndabizi yuko azagukunda. Ana ati koko se ufite plan yihe? Ni iyihe plan ubwo ufite? Ni wowe mushinga wakoze? Nuko rero tukagaruka kuri Dave agahita yasezeye Justin amubwira ko agifite akazi agiye gukora, agahita azamuka hejuru akajya muri room. Yagera muri room ye agasangamo umugore n'umwana, ariko yewana umudamu we ntiyikoraho, yacuranze imiziki, yarekuye amabafu, imiziki ni yose. Yambaye agakanzu kagufi bitarajyaga bibaho, yakubise rinete za fime kandi akiri mu nzu, ingofero, ari kwitera amapafiyumu. Yego komana, umugabo akinjira agahita bati Aria, ni ibiki biri kujya mbere hano? Nuko Aria, sheri wanjye Dave, nari ngutegereje sha, nukuri nari ngutegereje. Dave agahita amubwira none se iyi kanzu wayikuye hehe Ana? Nuko Aria agahita amusubiza ati ni ikanzu ya Ana, yarayimpaye nk'uko nyine yanamaye n'iki cyumba, yamaye amakanzu menshi rwose muri iki cyumba. Nuko Dave agahita amubwira ariko Aria, bite byawe koko? Ni iki cyabaye kuri wowe? Urabizi ko ibi ngibi ntabyakira, ntabyemera kubyambara kuri wowe, ntabwo nabikwemera rwose. Aria agahita ati none ni iki twakora? Washyingiranwe na Ana, urumva? Ariko nubwo washyingiranwe na Ana, njye ntabwo nakwemera yuko musangira na Ana rwose, ubimenye. Ntabwo njye nzigera mbyakira. Nuko Dave agahita amubwira okay, niba utabyemera se kubera ko ukoresha ibintu bye? Kuki ukoresha ibintu bye nkaba mbona wambaye n'imyenda ye? Aria ati babarira sha, reka nze mbanze enjoying ubuzima bw'abakire. Urumva? Ubundi se ufite na miliyoni 3 z'amadolari? Nuko akana kabona ko ka Kevin aho kari muri telefone kari gukina game, kari kumva ibiganiro bya se na nyina, kagahita kajyamo nako ngo yego papa, ngo mama yambwiye n'ibintu byose, yambwiye yuko Ana ari umugore wawe wa kabiri. Nabimenye rwose. Ubu rero nzagura video nshyashya njye nikinera. Nuko Dave agahita areba umugore we Aria ati ariko se Aria, ibi ni ibiki uri gukora? Uyu ni umwana, ntabwo ari ukwiye kujya kumubwira biriya byose. Aria ati ariko waretse sheri wanjye Dave, ahubwo reka tujye kugura ibintu, urumva? Nkeneye no kwigura amakanzu meza ahenze cyane y'abakire. Dave ati ngo iki? Amakanzu ahenze y'abakire? N'akana ke nako ka Kevin kakataba ati nanjye ahubwo ndashaka kugura imyenda ihenze papa. Aria ati yego rata Kevin, papa azakugurira imyenda ihenze cyane. Nuko rero Aria ari kwikora mutwara yirebareba, agenda areba niba turi ku murongo, akataba mana yanjye, wow, uzi ko nsa neza, ndagaragara neza rwose. Abantu baraza kwita bagwa igihumure nibambona.
Deva akareba akumirwa, nuko Deva agahita amubwira nti urazi Ariya, njye nta hantu hamwe ndi bujye, nta hantu hamwe ndi bujye rwose. Nuko Kana kakahita kinjira mu cyumba kari kuvuga ati ni ikihe kibazo hano, habaye iki? Nuko Deva agahita amubwira ati nibyo ushaka, nibyo uri kugerageza gukora wowe Ana? Agahita ati reka reka, nta nubwo nzongeye nibyo ushaka kumbwira buriya. Ana ariko ari kubwira Deva. Nuko Deva agahita amubwira reka reka, uri gushaka gutetesha Kevin umuhungu wacu. Nuko Ana agahita amusubiza ati oya, nta kintu na kimwe nigeze nkora rwose, ujye wibuka yuko umuhungu wawe ari umuhungu wanjye. Nuko Deva agahita amubwira nti hoya Ana, ntuzongere ikindi gihe. Nuko Ariya nawe yari ari kwikora mu nzara agahita amubwira numva Ana, sohokera mu cyumba nkeneye kwivugana n'umugabo wanjye. Nuko Ana akareba Deva agahita abwira Ariya umugore ati ariko se wajya ugira n'ikinyabupfura. Nuko Ana agahita yisohokera, mu gihe akiri gusohoka Ariya agahita avuga ngo oya, uriya agira ishyari, aba afite jalousie rwose. Deva agahita avuga ati Mana nyagasani ntabara, mu mutima ari kuvuga ati iyi ntambara y'abagore nzayikizwa n'iki koko, ntabara. Nuko rero nubwo Deva yavuze ngo nta hantu na hamwe ari bujye, byaje kurangira agiye akajyana na famiye yiwe, bakajyana bari kugenda mu modoka, ari gutwara Kana kari inyuma, umugore ari imbere. Nuko umugore agahita abwira Deva curanga imiziki tugiye gushopinga, tugiye guhaha. Nuko Deva agahita abwira umugore we Ariya ati Ariya, ndakwinginze rwose ibintu bireka kubikora. Ariya agahita amubwira ase Deva ushatse kuvuga iki? Mfite uburenganzira bwo kubaho ubuzima rwose nshaka, urumva? Ariya yaguhaye ibintu byose, ndatekereza yuko agukunda cyane, ariko nubwo agukunda cyane njye ntabwo nzagusangira nawe, ugomba kumugendera kure. Nuko Kevin akana kabo kakahita kabwira papa ati papa ndashaka kujya kwirebera filime. Nuko Ariya agahita abwira Kevin ati oya Kevin, ugomba kuba concentre ku masomo, urumva? Ugomba gufokasinga ku masomo ukiga, ibyo bintu byo kuvuga ngo amafilime n'iki ukaba bishyize ku ruhande, umenye ko ukiri umunyeshuri ukiri kwiga. Akana gahita gatuza. Nuko rero bakagenda bagashopinga, bamara gushopinga bakagaruka bafite amabage nyine bahashye ibintu byinshi, bakinjira mu nzu muri salo bagasangamo Ana na Justin, bagahita bahaguruka nyine. Nuko rero bahaguruka, Ariya we aricaye mu ntebe ari kwihungiza nk'umukire, mbese yabaye umukire nk'abandi bose, ari kwihungiza nk'abandi bakire bose. Gukira wari umukene ni hatari. Nuko mu gihe ari kwihungiza agahita avuga uyu munsi rwose ni umunsi ushyushye cyane, ntabwo wari umunsi woroshye. Nuko Ana agahita amubwira ati wishimye se, uyu munsi wishimye? Ariya ati yego nishimye cyane rwose, naguze amakanzu ahenze menshi cyane. Agahita amubwira se uwo muntu muri kumwe ninde? Nuko Ana agahita amusubiza ati uyu ni mubyara wanjye yitwa Justin. Agahita amubwira nishimiye guhura namwe. Na Ariya agahita amubwira nanjye nishimiye guhura namwe. Nuko Ariya mu gihe akiri kwihungiza ngo arashyushye, agahita abwira Ana warambwiye ko uzanyitaho, niko wambwiye?
niyo promesse wampaye. Nuko Anna agahita avuga ati yego, kuko Dave agukunda kandi nanjye nkaba mukunda, uri umuntu w'umwihariko ku buzima bwanjye. Nkunda buri umwe wese. Nuko Anna ari gusubiza ari ati okay, ngaho rero nzanira ikirahure cya ji ya orange, genda ujye kunywera ji ya orange ubundi uyinzanire ji y'amaronji. Dave agahita avuga ati ye Aria, ibyo ni ibiki uri kuvuga? Umenye yuko atari umukozi wawe wo mu rugo, uranyumvira we? Nuko Aria akiri mu kwihongeza agahita avuga ngo umva Dave, niba koko agukunda nyine agomba kunyitaho. Urumva hari ikibazo kibirimo se? Reka nyiteho. Nuko Justin nawe mubyara wana agahita batumva, ntabwo ari umukozi wawe wo mu rugo, ahubwo ugomba kumushimira kuri buri kimwe cyose. Urazi ukuntu yakundaga buriya kiriya cyumba cye? Ndamuzi, Anani mubyara wanjye yakundaga kiriya cyumba cye cyane, ariko yarakiguhaye. Rero uzi impamvu ibyo byose aba yarabikoze se? Impamvu ibyo byose yabikoze ni uko akunda Dave. Yakwitangira ibyishimo bye kubera Dave. Yatakaje umwanya we, arara ijoro ryose kwa muganga kuri wowe. Urumva? None warangiza ukavuga ngo ajye no kugukorera ngo ji y'amaronji uri ahangaha? Aria ngo none ntiyashakaga gushyingiranwa na Dave, niyo mpamvu yagiye akora ibyo byose. Nuko Justin agahita avuga, umva yararize cyane ku bwa Dave. Urumva? Nzi uburibwe n'ububabare bwa Anna, ariko wowe nta kintu na kimwe wumva, ntushobora kumwakira. Nuko Dave agahita avuga ati Anna, ntabwo ugomba kumuzanira ji ya orange, umwihorere. Justin agahita abwira Anna nawe ati Anna, reka turigendere. Bagahita bigendera. Nuko Dave agasigara n'umugore we muri salo, agasigara ari kumubaza ati ariko niki cyabaye kuri wowe? Ko ndeba wahindutse cyane, byakugendekeye biki? Aria, erega njye ntabwo nagusangira n'undi muntu uwo ari wese, ntabwo ibyo nshobora kubyihanganira. Dave agahita amubwira, numva nashyingiranywe nawe kubera wowe, nashakaga kugutabara urwaye. Ndagukunda Aria, njye ntabwo nkunda Anna. Urumva? Nuko Aria agahita bati mbabarira mugabo wanjye. Dave agahita amubwira okay, ngiye mu cyumba. Nuko yajya mu cyumba, Kana kakaba kaje kihuta, kakahita kamusanga mu cyumba aho yirambitse, asa nkaho agatotsi gatangiye kumutwara. Akahita avuga yo umugabo wanjye yananiwe, reka nze mukorere massage y'ibirenge. Kagatangira kumukorera massage kavuga ati urananiwe, mba nshaka kuguha ibyishimo. Kagenda kamumasa. Nuko mu gihe ari kugenda amumasa, Dave akaba ameze nk'ubyutse, akahita Anna, uri mu biki? Ndi kumasa ibirenge byawe. Nuko akahita amubwira ntoya, ntabwo wari ukwiye gukora ibi ngibi rwose. Nta mpamvu yo kwirirwa ujya gukora ku birenge byanyu. Mu rwego rwo kwikiza uyu mugore n'induru z'abagore, nuko Dave agahita avuga ati mva, ntabwo nkunda iyo uri kunkora ku birenge. Nuko Anna ati ngenda bikunda gukora ku birenge byawe, kandi mba numva naguha ibyishimo byose ukwiriye kubona, kandi igihe cyose wumva ukeneye ikintu icyo ari cyo cyose ujye umbwira ndahari. Dave agahita avuga ati oya, urakoze kumbaza ariko nta bindi bintu nkeneye.
Ana agahita amubwira okay wiyiteho, nuko Ana akisohokera, yasohoka Dave ari mu buriri agatangira gutekereza Ana ukuntu amubwira ngo ndagukunda Dave, ndashaka amahoro yawe, agatangira kumutekerezaho. Wabonye Dave mu bigaragara atangiye gukunda Ana atangiye gukunda Ana, agatangira avuga ati kuki ndi gutekereza kuri Ana, yimwenyamwenyuza. Naho inkuru yacu igarukiye, igice cya 10. Mbashishikariza gukurikira igice cya 11. Nizere ko iyi nkuru